Excuse me. Nongeye kubasuhuza bakunzi ba Authentic Christendom TV. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe. Authentic Christendom TV ivuga ubwami bwa Kristo butarimo itekinika ry'abanyepolitiki n'itekinika ry'amadini. Iyo kandi niyo ntego nyine, niwo murongo, niyo editorial y'iyi shene, ni ugukebura abanyepolitiki n'abanyamadini bagendera ku itekinika. Uyu munsi rero ni tariki ya 24 z'ukwa karindwi 2025. Nkaba nyine sinari mperutse kuboneka gutanga ibiganiro. Uyu munsi rero nkaba narinje kugira ngo ngire icyo mbabwira, mpereye ku kiganiro nakoze ubushize. Nagira ngo nicyo mperuka gukora, cyari ikiganiro cyo gusengera Wazalendo, gusengera perezida wa Congo Antoine Felix Tshisekedi, gusengera perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, uretse ko na perezida wa Tanzania Samia Suluhu nawe ndamusengera. Donc iyo groupe yabo bose uko ari batatu, ni abantu mpoza mu isengesho kandi ndabikomeje, kandi mboneyeho gushimira Imana ko twumvise ko Tshisekedi ejo bundi bari bakoze umugambi wo kumuhitana, ariko Imana ikinga akaboko. Ubwo rero n'ubundi nkomeje kuba ku mavi musengera kugira ngo Imana ikomeze kumurinda nabo bose nababwiye haruguru. Ikindi kandi nandikiye perezida wa Amerika Donald Trump, namwandikiye ibaruwa iri kuri social media, ibaruwa ifunguye. Sinzi niba ngombwa ko nayibasangiza bitewe nuko ndumva iri kuri social media nanayishyizeho, ariko yenda reka nibasangize yenda aho gake. Iri mu Gifaransa no mu Cyongereza. Iyi ni kopi yo mu Cyongereza. Kopi yo mu Cyongereza murayibona ko ni amapaje banza ari 3 hari, murayibona. Ni amapaje 3. Iyi rero niyo nandikiye Donald Trump. Iyi ni kopi yo mu Cyongereza, naho kopi yo mu Gifaransa nayo ni iyi, muri kuyibona, iteyeho kashe, murayibona. Nayo ko ni iyi ngiyi muri kuyibona, nayo ndumva ari amapaje 3. Iyi niyo baruwa rero nandikiye perezida wa Amerika Donald Trump. Impamvu namwandikiye ni impamvu 3. Impamvu ya mbere ni ugutabariza Victoire Ingabire. Impamvu ya kabiri ni ugutabariza FDLR. Impamvu ya gatatu ni ukwerekana inkomoko y'imizi y'amacakubiri mu Rwanda. Niyo mpamvu nandikiye Donald Trump. Ubwo rero sindi bubigarukeho, ariko ndibwibande kuri paragraphe ivuga ku bijyanye n'ubuhake. Ibyo ngira ngo mbibutse namwe mubimenye kandi mujye cyo mubyigiraho kandi mubiha agaciro. Ngendeye rero kuko ni ibitabo byinshi nasomye, kuko ngiye kenshi mba n'ubushakashatsi. Mu bitabo nasomye rero icyo nabonye mu kitabogamye cy'ukuri, nk'umuntu w'umurongo w'ijambo ry'Imana nahaye agaciro, ni impamvu nyamukuru, imizi, deep root, ibyo bita deep roots. Donc ikintu aho urwango n'amakimbirane mu Rwanda bikomoka. Ubwo rero nibyo nasanyije perezida wa Amerika Donald Trump. Mwiyo paragraphe nyine yibanda ku buhake n'uburetwa. Ubwo rero John Vance n'abandi banyamateka batabogamye bemeza ko uwitwa Ruganzu Ndori ariwe watangije ubuhake mu Rwanda mu 1600. Hanyuma Rwabugiri aza kubihinduramo uburetwa, nyine we arabikabiriza birenze, abigira bibi birenze ibya Ruganzu Ndori. Mu nshoberamahanga rero ibyo bita metaphor, Jean Vansina umunyamateka ikirangirire
mu nshoberamahanga yavuze ko yavumbuye ko icyatumye haduka ubuhake ah, abavantara excuse me, bakoresheje iyo nshoberamahanga bagereranya inka n'inyana yayo mu nda, bakavuga bati ba nyir'ubutaka abahutu reka tubagire nk'inyana iri mu nda ya nyina, kuko inyana iri mu nda ya nyina urumva ntiyabaho nyina iyitwite cyangwa se yihatse itariho. Bityo rero aba nyir'ubutaka abahutu nabo ntibagombaga kubaho ubahatse ari we mututsi atariho, bigatuma abahutu nyine bafatwa nk'abantu batakwitekerereza, batakwibeshaho umwami w'umututsi adahari. Jeanne Vansina n'abandi banyamateka benshi batabogamye nka Jacques Mackay bemeza ko abahutu aribo batemye amashyamba batunganya ubutaka bw'u Rwanda. Kubera iyo mpamvu abahutu nibo ba nyir'ubutaka. Uyu munsi ndakoresha cyane iri jambo ba nyir'ubutaka, aho ndikoresha hose mwumve ko ndaba mvuze abahutu. Aya ni amakuru, ni amateka atariho umukungugu, tugomba kuyavuga uko ari. Mu mezi atatu ashize kandi nabagejejeho mu biganiro bitandukanye farawo w'abavantara abwira McMaster w'umunyamerika ko gahunda ye ari ukugarura ingoma ya cyami. Muri icyo kiganiro bagiranye na McMaster, umwami cyangwa se farawo w'abavantara yahishuye ko umugambi nyamukuru w'abavantara ari ukugarura ingoma ya cyami, kugarura uko ibintu byari bimeze mbere y'umwaduko w'abazungu. Ayo majwi narayabumvishije kandi nta handi ayo majwi igeze yumvikana, bitewe n'uko nyine mba ndi mu bushakashatsi ayo majwi naje kuyagwaho. Birazwi neza ko inkotanyi abavantara umugambi wabo nyine ari ukugarura ingoma ya cyami, ariko babikora mu mayeri, ntaho byanditse, nta naho bivugwa. Ariko ayo majwi narayabasangije kuko naje kuyagwaho mu kiganiro umwami w'abavantara yagiranye, farawo w'abavantara yagiranye na McMaster wa hano muri Amerika. Ibyo rero byo kugarura ingoma ya cyami, ibyo kugarura uburetwa n'ubuhake, nibyo abavantara bita kwibohora. Ijambo kwibohora, uku kwibohora kuvuze ko abasope cyane cyane ba nyir'ubutaka bagomba kubaho nk'inyana itinyagambura mu nda ya nyina, nk'uko byari bimeze ku ngoma ya cyami. Igihe farawo w'abavantara yavugaga ko ari amahano kubona Ingabire Victoire atekereza ko ashobora kuba perezida kandi ari akagore gato, ahubwo urumva nyine mugufi, ni kimwe no kuvuga ati inyana mu nda ya nyina ntishobora kwabira. Farawo w'abavantara niwe wenyine ufite uburenganzira bwo kuba perezida w'u Rwanda. Ibi abavantara badukanye byo kunyaga abasopa amasambu nabyo bifitanye isano n'ibyo ku ngoma ya cyami, kuko ba nyir'ubutaka bamburwaga amasambu yabo kugira ngo abavantara babone aho baragira inka zabo. Ngo hari n'igihe abavantara baragiraga inka mu myaka ya ba nyir'ubutaka, kuko inka y'umuvantara yari ifite agaciro kuruta nyir'ubutaka. Nabibutsa ko ba nyir'ubutaka nabo bari batunze inka ariko zitameze nk'iz'abavantara. Aka gasuzuguro n'ubugome by'abavantara biri mu byatumye habaho revolution yo mu 1959. Gahunda yo kunyaga ba nyir'ubutaka nka dosiye ya Kangondo hamwe bita Bitumahe n'izindi zisa nayo, mperutse kumva abantu bavuga ko babavanye ahantu bise mu manegeka, aho babatuje naho haza guhinduka amanegeka. Donc izo gahunda zo kunyaga ba nyir'ubutaka no kongera gufunga Victoire Ingabire ni agasuzuguro n'ubugome birenze ibyo ku ngoma ya cyami. Mu gihe abavantara badahinduye imikorere, indi revolution igomba kubaho bitinde bitebuke. Jeanne Vansina yemeza ko ku bwa Rwabugiri nabwo abavantara bari bafite inkiko zo gucinyiza ba nyir'ubutaka. Excuse me. Muri iki gihe inkiko z'abavantara b'ubu ni fotokopi y'inkiko za Rwabugiri, ariko hakazaho akarusho kuko abavantara b'ubu bahungeta n'abatutsi bamwe bashyizwe mu itsinda ryitwa iry'abasope nka Karasira Aimable, Idamange, Mushayidi, Assinapol Rwigara,
wishwe, Kizito Mihigo wishwe n'abandi benshi. Ni ngombwa kumenya ko kuba hari abatutsi bibasirwa n'abavantara, hakaba hari na ba nyir'ubutaka b'intore zikorera abavantara, bidakuraho ko ubutegetsi bwa Kigali ari ubw'abavantara. Iki ntore nka Evode Edouard Ngirente na wa wundi wadutse uyu munsi ngo ni Justin Nsengiyumva barusha ba nyir'ubutaka bene wabo nuko bo bafatwa nk'inka ariko zitari inyana mu nda ya nyina. Wasanga intore zitabizi ko intore ryari izina ry'inka z'indobanure z'umwami Ndabarasa, niho izina intore rikomoka. Kubw'ibyo rero ku bwa Kagame intore muri iki gihe ntabwo ari inka, ahubwo ni ba nyir'ubutaka nka ba Bamporiki, ba Mukantabana, ba Rwarakabije, ba Rucagu, ba Gatabazi, ba Evode, ba Ngirente n'uwo wundi wadutse ngo ni Nsengiyumva. Abo ni intore ariko ni inka muntu za Kagame, inka zikunda umugayo, intore zikunda umugayo ni inka za Kagame zibagirwa igihe icyo ari cyo cyose nk'uko Mukurarinda biherutse kumugendekera. Kwica no gufunga ba nyir'ubutaka b'inyangamugayo nka Victoire Ingabire ni ukubagira nk'inyana mu nda ya nyina hifashishijwe inkiko z'ibicupuri. Inyana mu nda ya nyina ntishobora kwabira. Donc mu gihugu imbere hari ba nyir'ubutaka b'intore aribo nka muntu za Kagame nka Justin Nsengiyumva, hakaba na ba nyir'ubutaka b'inyangamugayo nka Victoire Ingabire bagizwe inyana mu nda ya nyina hifashishijwe inkiko z'ibicupuri na gereza zabo kugira ngo batinyagambura. Ku bw'ibyo umushinga w'abavantara wo kugarura ubuhake n'uburetwa umaze kugerwaho ku kigero cyo hejuru cyane hifashishijwe inkiko z'ibicupuri na gereza z'abavantara. Hasigaye akantu gato ko kurimbura ba nyir'ubutaka bitwa FDLR. Mwibuke ko nyir'ubutaka wese w'impunzi utekereza kwibohora igitugu cy'abavantara, yaba ari umusirikare cyangwa umusivile cyangwa umututsi w'umusope, yomekwaho kashe ya FDLR. Ikibabaje ni uko nyine bigaragara ko hari ba nyir'ubutaka benshi bashyigikiye umushinga w'abavantara wo kurimbura FDLR, mu gihe FDLR imaze imyaka myinshi igerageza kurinda ba nyir'ubutaka bahunze abavantara, bamwe batashoboye kumarirwamo umujinya nyine n'abavantara muri 1994. Ngo kuko FDLR itashoboye kunesha intambara ya mpatsibihugu n'ingabo za SADC zananiwe kurwana zigatsindirwa muri Goma ndetse no muri Bukavu hagafatwa mu kanya gato nko guhumbya, ngo FDLR ubwo nta kimaze. Nyamara iriya ntambara bigaragara ko ni intambara na SADC yananiwe gutsinda. Ibi bishimangira amakuru Kabarebe yatanze avuga ko abavantara bashoboye gucamo ibice ba nyir'ubutaka kugira ngo batiyoruganiza bakisubiza ubutaka bwabo. Mako aherutse kuduha ubuhamya ko Kabarebe ari mu batanga umusanzu utubutse muri FLN, ibyo bikamuhesha kuba umwe mu bafata imyanzuro ikomeye nyine yo muri FLN. Ni byiza ubwo byamenyekanye kuko ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikishe isuka. Ikigaragara ni uko ifungwa rya Victoire Ingabire mu Rwanda rishyize akadomo ku mushinga w'abavantara wo kongera gutsindagira ba nyir'ubutaka b'inyangamugayo mu nda y'inka, ari byo bishushanya ubuhake bwuzuye mu gihe cya none. Mu gihe abavantara baba bashoboye kurimbura FDLR, Ingabire Victoire nawe ari mu gihome, umushinga wo guhenengeza ba nyir'ubutaka b'inyangamugayo mu nda y'inka uzaba upfundikiwe burundu. Ubundi abandi ba nyir'ubutaka baba hanze bibere ba nyiri YouTube, biturire mu gihugu cyitwa YouTube. Ndahamya ko nubwo ba nyir'ubutaka n'abatutsi bake b'abasope bamaze guhenengezwa mu nda y'inka mu Rwanda, hari ukuntu babigenza bagatera imigeri inka ibahatse igahurumura. Irya forumire y'umusopekazi w'umututsikazi witwa Idamange yariyo n'ubu kandi iracyari number 1. Kugira ngo iyo forumire ikore
excuse me, abatsindagiwe mu nda y'inka imbere mu gihugu bigire ku mwami Dawidi akiri muto. Dawidi yatsindishije Goliyati utubuye dutatu n'umuhumetso akiri muto kandi atari n'umusirikare. Uyu munsi abavantara bameze nka Goliyati umunsi umwe mbere y'uko Dawidi amuca igihanga. Ingabire Victoire si we Dawidi wenyine. Ab'inkwakuzi muve munsi y'ibitanda, igihe ni iki. Mperutse kumva ubutumwa Mako yadusomeye bw'umuntu ngo uri mu gihugu yijujuta ko amaso yaheze mu kirere bitewe n'uko opozisiyo yo hanze itinda kubatabara. Uwo nguwo namubwira ko yibagiwe ko akimuhana akaza imvura ihise. Diaspora siyo ikora impinduka mu gihugu. Impinduka ikorwa n'abari mu gihugu imbere. Diaspora ikora ubukangurambaga, igatanga n'amafaranga, kandi ibyo barabikora nubwo nyine wumva bayatanga hamwe na Kabarebe, bikarangira Kabarebe ari we ufashe imyanzuro y'iyo misanzu. Mboneyeho gushimira Mako ubwitange yagize akajya kwifatanya n'abandi i Burayi mu kwigaragambya kugira ngo nyir'ubutaka we Nyangamugayo Victoire Ingabire afungurwe. Nanjye urabona ko nabyambariye, nambaye furari nk'uko ari ikimenyetso cyo gushyigikira Victoire Ingabire. Ndashimira kandi Bernard Ntaganda wahabaye urya munsi abavantara bavanaga Ingabire iwe mu rugo nyuma yo kumucunaguza no kumumwaza no kumuninyega. Gucunaguza excuse me, gucunaguza no kumwaza no kunyega ba nyir'ubutaka b'inyangamugayo hifashishijwe inkiko z'ibicupuri n'amabwiriza y'umwami byimitswe n'abavantara b'ubu, nabyo biri mu byaranze ingoma ya Rwabugiri. Ibyo mujye mubimenya kandi mubihe agaciro, bantu muciye akenge. Kuri FDLR na FLN namwe inkuru ya Dawidi ndayibatuye. Si ngombwa kwambara antibare za Sawuli kugira ngo muhangamure Goliyati, kuko abavantara bo bari mu manegeka. Nibyo ingabo z'abavantara zariyubatse, ariko se zarusha iza Goliyati? Ikindi kandi tugendeye ku byo ijambo ry'Imana ritwigisha, ingabo z'abavantara zaravumwe kuko zahinnye imipaka ya Kongo, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga ko abimura imipaka bavumwe. Reka tubisome mu Migani 22:28, mwumve icyo Imana ibivugaho. Imigani 22 umurongo wa 28 yaranditse ngo ntugashingure imbago zashyizweho kera, ntugashingure imbago zashinzwe na ba sogokuruza. Aha ni mu Migani 22 umurongo wa 28. Mu gutegeka kwa kabiri cyangwa se ivugururamategeko mu Bibiliya ya Kigatolika ribanza ariko babyita, naho hari icyo Imana ivuga. Gutegeka kwa kabiri ibice 27 umurongo wa 17, cyangwa se ivugururamategeko 27:17 haranditse ngo Abalewi bavuge bati urengera umuturanyi akimura imbago ze sambuye arakaba ikivume. Abantu bose bavuge bati amina. Nguko uko Imana ifata abimura imipaka, ni ibivume. Nibyo ndi kubwira nyine ingabo za FDLR na FLN na zimwe ziba kuri YouTube zitazwi niba zibaho koko, ko Imana itatinya kubafasha no kubasunika no kugendana nabo mu gihe baba bari kurwanya abangaba bimitse intambara zo kwimura imipaka, guhina imipaka, kuko abo ngabo ni ibivume imbere y'Imana. Ku bazalendo b'Abanyarwanda, ko abazalendo bimaze kuba izina international, ntabwo ari abakongomani gusa. Abazalendo n'abantu bose barwanya abavantara bafite umugambi wo kwigarurira akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Aba barwanya bose ni abazalendo. Ubwo rero abazalendo bo mu Rwanda nimwigire kuri Gideon.
Gideyoni yari umusivili ahabwa inshingano zo kuyobora urugamba yibereye munsi y'igiti arimo gusekura ingano yihisha ingabo z'Abamidiyani bari bamaze igihe bannyega banacunaguza banamwaza Abisirayeli kuko nta ngabo zikomeye bari bafite zo guhangana n'ingabo z'Abamidiyani nk'uko inkotanyi zishyize hejuru muri iyi minsi zirirwa zicunda y'ikoba zinnyega zimwaza ba nyir'ubutaka zimwaza abazarendo bo mu karere. Inkuru ya Gideyoni rero babereye igira icyo ibafasha mwebwe bazarendo b'Abanyarwanda, muyisome mu Bacamanza kuva ku gice cya gatandatu kugeza ku gice cya karindwi. Nuko musome inkuru ya Gideyoni mu Bacamanza kuva ku gice cya gatandatu kugeza ku gice cya karindwi, ku gice cya munani. Kandi mwebwe bazarendo b'i Rwanda nimwigire ku bazarendo bo muri Kongo. Mu gihe ingabo za Kongo zinjiriwe n'iz'Abavantara zinyuze muri Hippolyte Kanambe uzwi nka Joseph Kabila, Wazalendo bo muri Kongo bakurikije indahiro ya Naboti bati biragatsindwa n'Uwiteka gutanga ubutaka bwa ba sogokuruza ba nyir'ubutaka. Mwebwe bazalendo b'i Rwanda Abavantara babahenengeje mu nda y'inka ngo bigarurire ubutaka bwanyu mudasereganya. Diaspora ntishobora kugaruza ubutaka ababutuyeho bituramiye. Buri wese wumva ko atishimiye guhenengezwa mu nda y'inka niyiyumvemo ko yakora nk'ibyo Dawidi yakoze, nk'ibyo Gideyoni yakoze, nk'ibyo Naboti yakoze, nk'ibyo Esiteri na Moridekayi bakoze, nk'ibyo Ingabire n'abandi n'izindi mpirimbanyi bamaze iminsi bakora. Cyakora si ibanga kuko kuba umuzarendo ni uguhara amagara, kuko kwibohora birahenda. Freedom is not free. Ko birafungisha, biranyagisha, bitwara n'ubuzima nk'uko byagendeye Kizito Mihigo, Ntwari Williams, General Mudacumura n'abandi benshi. Bisaba imbaraga zifitwe na bake. Dore ibiranga abantu bafite imbaraga z'ubuzarendo nka Dawidi, Gideyoni, Esiteri, Ingabire Victoire n'abandi. Icya mbere, gushyira rubanda imbere kuruta wowe ubwawe. Kwitegura kuba igitambo. Icya kabiri, kwitegura kuba igitambo bibaye ngombwa ku nyungu za rubanda. Icya gatatu, kugendera ku mahame y'ubutabazi wemera kuruta gukorera umwanya w'ubutegetsi. Icya kane, kuyobora abandi, gukora ibikorwa bifatika udakoresheje igitugu cyangwa ubusongarere. Hari abantu birirwa bakira imisanzu nyamara igihe cyo kwigaragambya kwamagana ifungwa no gutotezwa kwa Ingabire, abo barya imisanzu ntibagaragare. Abo ni abayobozi b'abasongarere. Icya gatanu, kirareba abakirisitu batari ibicupuri, ntibita kuri gakondo yo mu ijuru gusa. Gakondo yo mu isi nayo ni ngombwa. Niyo mpamvu kuba umukirisitu w'umuzarendo ntabwo ari icyaha. Kuba umukirisitu w'umuzarendo bisaba kwigirira icyizere nk'icya Dawidi, bikagamburuza abapagani bannyega Imana bagapinga amasengesho nka Goliyati. Bakirisitu ba nyiri gakondo Imana yanyu Abavantara bigamba ko barashe baba bari kuyinnyega hamwe namwe. Nimuhirimbanire kugaruza icyubahiro cy'Imana muri gakondo abasogokuruza banyu ba nyir'ubutaka. Reka nsubikire ku mahame ya Washington na Doha agomba kutugeza ku masezerano vuba aha. Hamaze gukorwa ubusesenguzi bwinshi, jyewe nyagereranya n'icyuzi cya Warupyisi ariya masezerano. Mwibuke cya gitekerezo cya Bakame n'impyisi, igihe Bakame yashukaga impyisi ngo icukure umusozi, icukure icyuzi, iyoboremo amazi, hanyuma amafi azimezamo. Niko nafata aya masezerano turebye uko bihagaze uyu munsi. Kubera iki? Kuri Amerika, igihe umugambi w'Abavantara wo kwica Kisekedi wagerwaho, kwihutira gusinyisha abantu mbere yo kwihutira gukura ingabo z'Abavantara muri Kongo byaba ari nko kuroba mu cyuzi kitarimo amafi nka Warupyisi. Ku Abavantara badashoboye kwica Kisekedi nk'uko bishe Habyarimana muri 1994, amasezerano ashobora kubabera nk'icyuzi cya Warupyisi. Kuri RDC, kuri Kongo,
gusinya inkotanyi z'ikijagata, donc gusinya abavantara, ingabo z'abavantara z'ikijagata muri Congo bishobora kurangira zigumyeyo, bikaba bibaye nko kuroba mu cyuzi cya Warupyisi. Kuri opozisiyo nyarwanda, kuba opozisiyo nyarwanda itaratumiwe i Katari muri Doha, Doha muri Katari, bivuze ko batazwi mu ruhando mpuzamahanga, bazwi na YouTube gusa. Batetse ikiringiti kuri YouTube. Ibi si ugupinga ibikorwa bya opozisiyo nyarwanda, ahubwo ni ukubibutsa inkuru y'icyuzi cya Warupyisi kitari kirimo amafi. Opozisiyo yo kuri YouTube gusa. Reka dusenga Imana, bene data. Nongeyeho gushima Mana nyir'ibiremwa, we waremye ba nyir'ubutaka n'abavantara. Shimwa kubwo kurinda Perezida Kisekedi, abicanyi b'abavantara n'intore zabo. Komeza kandi kumurinda kuko abavantara bakomeje umugambi mubi wo kumwica. Mana nyir'ibiremwa, shimwa ko kubwa Perezida Donald Trump wafashe umwanzuro wo kurangiza intambara y'abavantara n'intore zabo mu karere. Mboneyeho kumusabira ngo umukize uburwayi bw'imitsi buherutse gutangazwa bamusanzemo. Mana nyir'ibiremwa, komeza kurinda izindi ntwari nka Victoire Ingabire, nk'uko warinze Daniel mu rwobo rw'intare zishonje ntizimurye. Mana nyir'ibiremwa, rinda impunzi z'abahutu b'abanyarwanda aribo ba nyir'ubutaka bari guhigwa bukware n'abavantara muri Congo. Mana nyir'ibiremwa, rinda abahutu bo muri Congo uko bicwa n'abavantara nk'uko bica abahutu bo mu Rwanda. Mana nyir'ibiremwa, ha intsinzi Wazalendo na FARDC kuko bahanganye n'abavantara barenze ku ijambo ryawe ryo mu gutegeka kwa kabiri ibice 27 umurongo wa 17 n'imigani 22 umurongo wa 28, maze bateza intambara yo guhina imipaka ya Congo. Mana nyir'ibiremwa, tinyura kandi uha imbaraga ba nyir'ubutaka basubijwe mu nda y'inka, bagizwe nk'inyana mu nda y'inka mu Rwanda, bahindurwa abahakwa, basubizwa mu buretwa n'ubuhake. Mwami, abo batinyure maze bagire ubutwari nk'ubwa Dawidi, ubwa Gidiyoni n'ubwa Esiteri. Mana nyir'ibiremwa, suka ububyutse mu itorero ribe umunyu n'urumuri by'isi yugarijwe n'umwijima wa Antikristo. Antikristo yacuzwe na Mpatsibihugu, igahana igihango n'abavantara biyemeje kuyogoza akarere nk'uko babyitangarije. Mana nyir'ibiremwa, ibi mbisabye mu izina rya Yesu, umwami n'umukiza w'abamwizera. Amina. Imana y'amahoro ibaha imbaraga bene data, kugira ngo mwibohoze agasuzuguro k'abavantara.